Oya shari nawe se kandi nakubitwa warakubitwa hirya ndavuze ngiriya shari muranyanze Ziko yemeye kugura aba bantu bose bose nk'abo bunzi icyo ungayishije mu bantu ako shari ubwo yabantoka kamwe nakuguriye ni ukwisiga gusa nawe ni umuntu ushaka kurya mwenye mari ndi hano iryo ariko nawe aretse kwihagararaho oya shaka kuyinene rikaburara kuyinene rikaburara wakwiririye kugira ngo ndakomeze nge ndi kamarere shari bahereze umugabo wanjye mukire kabisa ntako fafete reka kuvanga buri na buri nyungu ya mari wa ntako fafete uri yarayiriye namanutse ariko reka nkwe oya ngara utansuza ngara ntuyirye oya ngara kagabo wewe wakiriri oya ntukabura byose shaka isambusa awariyesha Tamba gatambaro kumwana w'Imana karihe nako karahise amatara gatambaro kumwana w'Imana karihe nako karahise iwanyu bariya wese kandi ubusone yabaye yanjye nushaka guhangana urikira kumwana w'Imana karihe nako karahise cyane amatara fungwa tambaro kumwana w'Imana karihe nako karahise cyane amatara nako karahise cyane amatara baburetse David kiba baburetse uyu nguyu ntwari arasuze ariko se
mutumajije imisozi N'uyu niwe Wimana kariye Wakabaye Isengo cyane amatara ihangane nyine ngaho rero ariko ni ikibazo twatwakiranye ntago ari intwari ntago ari intwari dore ibisaza bidafite ubwenge neza rero ndabona bisaza mabigana oya bisaza biri kwimye kora uruziga umusaza wongera kunyara ahita ataha we biceri biceka mugire tugire nyose muri mwebwe mwese nimufite akari mwene kari no mu nama mada waje gukina saye cyangwa waje gutereka hano hari ibihuru oya subira kunya hano hari ibihuru yagwara hari ibihuru Kamatamba ariko uri gusakuza mu mbiki
ukuvuga wese natumbe komeza uyu muhungu nawe azabanza kumva uyu muganga ngo niba ari Noheli niba ari bonanwa uyu muhungu ubwenge bwe bupimirwaga ku kayiko yitwa bonenwe ngo ni bonanwe wowe bagupimira ku rukoze dore ingu yameze nk'umusizi ahantu uri kureba ndi kuruka cyane hakurya y'amazi oya Natamba mwana urimwe gatumbe Gakubitwe n'inkuba Agizira iki? Gatamba. Waretse bari ariko kabanyirari turi mu mukino abagore se nabo bagiye negera abavuga batinganye se wumve ariko uyu mugore mugabanyirari itonde uyu mugore ni uwawe nuwanya uretse ibigitsina gakura Egereyo uramicara hanga icara mwende kumwegera no yabatakonyeza sha yabatakonyeza ngo mwere uzongere wabisaza umwana wawe urwana umufite we akira umwana wawe ari hewe ibintu byose iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahura kandi ubusone abayange nushaka guhangana nkurikira afite abandi bagore ihangane nusobanure baka abandi bagore uretse se nkubye oya uretse tansiyo ntunteza abantu ari kuvuga uretse tuvuge gake nubwo ndabona ibintu byose ndabona babigize nk'ubundi urabona ari bazima ahubwo reka arayibye ari kwishyura reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho birapawa inama yo kugira ngo bidagadure mu bya siporo none batangiye mwaza mukadukiza ubu mwaza gukiza bariya tuwo mwana biriya bisaza Mufarazi cyo gisaza kiriyo kagisaza dore n'ikiza kwambara neza umva nkubwire uzamugabo nubwo mwabyaranye ntibivuga yuko buretse sheri oya buretse uzajya mubona isaha imwe buretse sheri buretse amabwire buretse amakiza ariko ntabwo none se kandi buretse buretse ayo mwafashije mumfashe n'ibiki byabaye mumfashe n'ibiki byabaye mwana baye buretse burahageze ntabwo ibintu byemera ngeye ku mugore wanjye n'ubuzima bwahasigara ariko ntabwo nshobora nanjye mama bure nyina aho kugira mbure umwana wanjye aho mbure umugabo wanjye we n'umwana wanjye mwese nababura ariko nkabona umugabo wanjye umva babwire ibyo byose muvuga nta na kimwe cyashoboka uyu ni sheri wanjye sinakureka niyo mwese oya karakara umva mwitonde icyo nshaka kubaza hano uko mbona hacitse igikuba ibintu bikaba byadogereye meruka dukina agatambaro k'umwana hariya bacitse mu kabiri twagiye ukwacu bagiye ukwabo wavuga ngo ibi bintu byagenze ute ko byadogereye ngaho reka mwatangiye mudusubira se munatunera korosha nkwere reka mbere mureke tubakira hano tubakize
kubura nabura ubuzima. Oya, rekera umugore. Rekera umugore. Akose murafite. Rekera umugore. Ijya mwahereye. Ijya mwahereye murafite. Rekera umugore. Murapfiki mwarekeye. ariko se icyo nshaka kubaza abangaba kumona bari gutunara eba nukuri kw'Imana Ndi kumwe na sheri. Ibyo by'amasheri n'ibicunza n'abakora. Madame mu biki mwari umugabo. Madasikaho. Viye wandetse ko ndi kumwe n'umugabo. Kure. oya ewe yanza Kadogo isam. Ibyo ni ibiki? Agasambusa. Ngaho wiyaminiya nabonaga mundwanira cyane wiyaminiya navuze ijambo. Ngaho Ayiwe. sheri ngaho. Wayamutse. Utabana Ntago wakwihangana. bayakwibye cyane nawe wari ufite. Nari nyafite. Ntiwakwihangana se? Tagurira umwe se. Ntagukopa. Oya ntabwo kopa kurimo. Wankopye. Hafi wa. Sheri nibyo utangiye kunkoza imbere. Wakwihangana. Imbere wagurira umwe. kandaje yanganyatse Oya nabyo kwihanganira. Wakwihangana. Niko. Uyu mugabo ni mugabo kira utagira n'amafaranga yo gura isambusa. Ariko nari nyafite. Ndihimbira. Ayiwe. Cyangwa uyu mugore ni wakeshe. Oya. Icyamfa n'ubugabo bw'amafuti baho dore bakugita dore umuntu. Kunsebereza nicyo cyaguhema ubundi byose umwe. tete vide kaburigane. Uwo ni tete zeru. Nta kintu yagufasha Amafaranga arakora bebe. ariko sheri waretse amafaranga. none se wangurije. Ubwo se hari ikintu ufite. Aya makoti aya mavesti ureba arimo amafaranga. Ntabwo wowe uraka. Watsinzwe wowe. wese afite ikintu. Igaragaza. Niba hari ikintu igaragaza kuri abantu bose. Tonton ngwino baza mukubita umwuka. Baza mukubita kine. Arakubeshya. Kandi ndakwica. Yewe None se sheri bari isambusa koko. mwana. Nani Ntwari. isambusa nayigura. Uno mugabo urabona ko etaje atakubakira n'indwara ufite inda imeze gutya. Urabona ukuntu ayaga n'ubwo ari umusaza. Ariko rero ibintu yambaye. Ntwari. Ibintu usura buno umuntu afite amafaranga. Akira. Nta mafaranga. Banzo ufate kwicapu. Banzo hekeye. Sheri ibi bintu. Nanjye nabikugurira mu Hekenya. Nta kintu ufite. Ndagifite. Fata wowe. Zerekana igisambusa wenda uzanyubakira n'itaje. Oya arashaje. Ndakubwiye ngo nakugurira ibigera ku birenge. Ariko urabona ko ari umusaza uyaga. Reka Umusore w'imbwa ye. Umusore udashobora no Mbiki ariko urabona bushinga wowe. yakugura brushete. Ya urabona yarumye. Ubusa barabona yo Yaragwengeye nje mfite ituza. Muzaye kwishyura yafite. Amafaranga nicyo kintu mfite ubumbamba. Kuramo turebe. Wari ariko. Ngiye mfite n'indobo ushaka kurya indobo yose. Nzakugura n'ibigera ku birenge ama etage ni ushaka. Yego muzaye n'ubundi abantu nkawe n'imwe tuba duke. Ngwino mu ruteri rya. Oya sheri nawe se kandi. Urakubitwa. Urakubitwa hirya. Ndavuze ngiriya. Sheri muranyanze. Ziko yemeye kugura aba bantu bose. Bose nk'abo bunzi cyo ungayishije mu bantu. Ariko sheri. Ubwo yabantoka ukabona nakuguriye. ni ukwisiga gusa. Nawe ni umuntu ushaka kurya. Mwenye mari ndio irya ariko nawe. Waretse kwihagararaho. Oya. Shaka kuyinene rikaburara. Kuyinene rikaburara wakwiririye. Nshaka kugira ngo ndakomeze ngende kamarere. Sheri bahereze. Bahereze. Umugabo wanjye umukire kabisa. nabasha ako se iyi mbwa yangurira isambusa nkajya mutamba baranze Ni mutanga. Kwihagararaho. Irya ngiye kuja amafaranga. ako se ubu bariya ubu koko baziriye Wafashe isambusa yo byakunaniye. Oya. Kuba umugabo ko byakunaniye no kuba umugabo nesa mbisa. wafashe isambusa kwa wewe. Ndashaka amasambusa mwahaza. Waretse kwihagararaho ngo umusaza kabisa. Cyangwa agasambusa we. Wari agasambusa. Wari ngiye kundi kamari ikofi ya hari umuhumuro zazo yewe wari umuhumuro yewe Nago nagisambusa. iyi mbwa ntago yago ni tete vile ntago yakugura isambusa ng'impanuka Amafaranga afite. Ryasha. Amafaranga arayafite n'ibyanga turajya mu ifamu n'ibyanga tujye no mu iduka. Ariko ni gute natsinda umugore mu yego kuri sange narangiza nkavuga ngo nta mafaranga afite ikofi hanga. Ntako ufite.
ntako fafite ntako fafite reka kuvanga buri na buri nyungu ya mari gara ntako fafite nta mafaranga uriya arayiriye iramanutse ariko reka nkwereke oya ngara utansuza ngara ntuyirye oya ngara kagabo wewe wakiririye oya ntukabura byose shaka isambusa awariye sha uburi sasa nabura byose ubura n'isambusa ariko se wegeraga iki nawe imbwa yanze umanika hireba ibintu by'agasambu ariko urabemeye shyira akadogo twigende eba mbwire nuzo we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho bibaha power ibaha imbaraga dore ubundi umuntu n'uyu arabona yo kwishyura uyu muntu n'uri usuguriwe ariko ntago wasanga bagihaye umunani weho wanguza umugore isambusa byihorere oya wenda wasanga bagihaye umunani uyu mpapuro tukora gasore mere neza amafaranga ntusibimukira ariko urabona ko mfite ninda urabona ko oya rwose wagufata neza wabyivuga subira ntabwo ureba se nabibonye bagihaye umunani pe ishyura akadogo agende uretse nanjye manze akadogo tugende kananjye manze njye kunyereka umugabo bya bindi byose wambwiye umugabo wa nakano wariye sheri umugabo wa nakano wariye Wete nwabuze ko tujya no kurya burusheti shyiramo n'akantu k'amavuta nkagira haya nsubira bwana nasubira winyerereza wasanga ari no kwirarira urumva wasanga ari ukwirarira sinabikubwiye ngara sinabikubwiye ngara agasambusa sinabikubwiye ko nta mafaranga ari bubone ni muri reka nigendere mutanigagure ufite mobile money uyu muntu abona yo kufite telefone oya vuga ngo byagucanga vuga ko nta mafaranga ufite vuga ngo arasora bigaragaza wabivuze arasora nerekana ipatani ariko sha yindobe wese Rwanda Revenue niho risora niho soresha ngara ariko hari nabikubwiye cy'amafaranga yindobe irasora buriya nabikubwiye ngo uyu nimbwa ntago ari wana barakiyemero ishyura aha kanigendere yewe wasanga yabo akira nkwishyura amafaranga ari amafaranga nige fata gatambaro umugabo ufite nabikubwiye iduka ukaba ufite ifamu wishyura amatambaro Eshyura isambusa z'abantu uriye ibi ni ibitambaro wawe nabivugaga nawe nabibonye reka n'agatambaro k'amafaranga fata amafaranga wowe fata amafaranga reka mbwire satani reka mbwire nuzo we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana